Tuvugishije ukuri, nta muntu utifuza gusa neza ntawe. Ukunda ukuri kwa kabiri kwaba ko wenda ngewe nk'umugabo umbabwije ukuri umbajije nakubwira ko ntakunda abagore bafite amaboko manini abyimbye. Rebera nk'uyu mugore, ngewe ntabwo mbikunda, ariko se ninde wundi utekereza gutya? Umukunzi wacu yatwandikiye kuri YouTube aradusaba ati wazatubwiye uko twagabanya cyangwa se uko wagabanya amaboko manini, uko wagira amaboko meza anyoroshye kandi yuzuzanya n'umubiri wawe, ateye neza, atuma uba mwiza bihagije. Iki kiganiro niwo kireba. Niba wifuza umubiri mwiza uberwa n'imyenda igezweho yegereye abantu bitagusabye kujya kongeresha umwenda wose ngo ukunde ugukwire cyangwa se ukubere, ikaze. N'amaboko manini. Amaboko manini wayakorera iki agatera uko ushaka? Iki kiganiro tugiye kugicamo ibice 4 cyangwa se bisate kugira tubyumve neza. Gisate cya mbere turavuga ku kubanza kumva ibibyibushye amaboko ngo ni ibiki, birimo ibinure. Gisate cya kabiri turaza kuvuga ku biribwa, amafunguro wakwifashisha ukabigiraho ukagabanya amaboko yawe akaba meza uko uyashaka. Gisate cya gatatu ari nacyo cy'ingenzi, turavuga ku myitozo ngororamubiri, ubwo twayita imyitozo ngororamaboko ugiye kujya ukora guhera uyu munsi, amaboko yawe agakurura benshi batari bake kandi nawe akagushimisha. Ni abagore. Nimwumve neza hano uri ni kuri Tele Montagne Rwanda, wakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Twizera ko ibi byose tubikenera cyangwa se abenshi tubikenera kugira ngo tubeho neza muri iyi si neza kandi tujyana n'ibihe bigezweho. Uri ahantu hanyaho rero, umanutse munsi y'video niho hantu kanda ahantu handitse ijambo subscribe, ahanditse ijambo subscribe ukahakanda, uhita utangira kujya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye. Kugira twumve neza ingingo turi kuvugaho uyu munsi, reka tubanze twumve neza igisate cya mbere tukinjiyemo. Ibinure byo mu maboko biza gute, bituruka he, kubera iki? Ni ibintu bisanzwe kugira ibinure mu bice bitandukanye by'umubiri, by'umwihariko ku bagore amaboko yo asa naho yagowe. Ibinure mu maboko y'abagore cyangwa se ku maboko y'abagore, banza umenye ko ubwoko bw'umuryango bugira uruhare rukomeye cyane kuri iyi ngingo yo kugira amaboko manini. Gusa uburyo bw'imibereho nko guhindura imirire yawe ndetse na siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri, imyitozo ngororamubiri imwe n'imwe iragufasha ukabicika. Itonde gato, banza uzirikane ko byakugora cyane kugabanya ibinure ku mubiri ngo ubikore ku gice runaka cyonyine, ubwo bivuze ko bigusaba kubitakaza akenshi umubiri wose. Tutarajya mu gisate cya kure cyangwa se cya kabiri, ubwo ako kantu tubanze tukabike mu mutwe. Kugabanya ibinure by'amaboko akenshi bizagusaba cyangwa se bizajyana n'iby'umubiri akenshi wose uyagabanya. Uzabanze witegura ibyo ngibyo ubike mu mutwe. Reka tuvuge ku mafunguro. Amafunguro burya ngo azabe inshuti yawe magara muri ubu buzima iteka. Amafunguro meza by'umwihariko iyo turi kubyerekeye kugabanya ibinure n'ibiro, amafunguro ni ingenzi cyane. Ibande ku mafunguro arimo proteine cyangwa se intungamubiri nkenerwa gusa afite ibinure bike, kandi wibande ku binyampeke twita ibyuzuye, whole grains, imbuto ndetse n'imboga. Ibinure kandi n'amavuta bigire bike. Ibi ni ibiryo bituma umubiri wawe ukoresha ibyo wariye birimo n'ibinure byabitswe mu mubiri, ari nabyo bikubyibushya kuri kariya kageni, amaboko yawe akabyimba nkaho tuzayajya ku bunane. Ibuka kandi kujya uguma unywa amazi menshi ahagije, kandi ugabanye kurya ibiryo byanyuze cyangwa se byakuriye mu nganda cyane, ibibapakira ndetse n'ibiribwa birimo amasukari menshi, kuko ibi byose biganisha ku binure byinshi byibika mu mubiri. Imyitozo ngororamubiri y'amaboko, imyitozo 3 irimo triceps dips, biceps curls ndetse na arm circles. Tugiye kuyisobanura neza. Nk'uyu wa mbere witwa triceps dips, wicara nko ku ntebe aho umanuka neza muri ubu buryo, amaboko yawe asa n'ayigonda asubira hejuru no hasi. Biceps curls, uhagarara ibirenge n'ibitugu bitandukanyije, ugafata nk'ibyitwa dumbbells mu kiganza cyangwa se mu biganza byombi usa n'ureba imbere, hanyuma ukabikora nk'ubu buryo usa n'uzamura igice cy'amaboko yawe yo hejuru, cyo kigasa n'igishikamye uko ubikora. Arm circles ni umwitozo wa 3. Amaboko yawe yarambure ku mpande neza ku rwego aringanira n'ibitugu mu gihe arambuye,
hanyuma ukazunguza cyangwa se uzunguza amaboko yawe mu buryo gusa n'ubuzenguruka ujyana imbere kandi unasubiza inyuma. Bavuga ko ubundi wagakoze iyi myitozo inshuro 3 uyisubiramo inshuro 10 kuri 15 kandi ukabikora kabiri mu cyumweru inshuro 15 niba uri nko kumanuka kuri ya ntebe nko ku mwitozo wa mbere twavuze witwa triceps dips, ubwo umanuka unazamuka inshuro 15 ukawukora inshuro 3 amaseti 3 kandi nibura kabiri mu cyumweru uhozaho nta gucika intege. Nicyo kintu cy'ingenzi hano. Ni ibintu bizatwara igihe kugira ngo umubiri wawe utangire uguhe ibisubizo ku myitozo uwukoresha, byose bizagutwara igihe. Ngayo nguko umukunzi wacu Kesia, nawe iyi video wayikunze yisangiza inshuti zawe kandi ntibagirwe kuyiha like cyangwa se kuyikunda mu kinyarwanda ndetse na comment uyihereze, nawe tubwire ingingo twagukoreraho ubutaha cyangwa se twazagukoreraho ubutaha. Nitwa Samuel Mugisha, nikumanuke munsi iyi video ureba ahantu handitse ijambo subscribe kandi uzajya utangira kujya ubona ibiganiro byacu nk'ibi ngibi mu buryo bukoroheye. Ubutaha tuzasubira ubutaha mwarabaye beza kurushaho. Naho ubutaha.